Jano ndi kugwikaze kuri wa murongo wa YouTube channel wawe ngiye kukubwira abantu kwiye kwizera kugira ngo uzagire ubuzima bwiza, kugira ngo utazisanga uri muricuza. Dore yuko abantu benshi cyane bakunda kwicuza amahitamo yabo bamaze gusaza bitewe nuko bahisemo nabi, ugasanga bahisemo abantu batabafitiye umumaro, abantu batabafitiye inyungu. Niyo mpamvu mukunzi wa Emeteo banagutegura ikiganiro nk'iki ngiki kugira ngo ibyo bintu bitazakubaho, utazisanga uri muricuza kandi warakagize amahitamo meza hakiri kare, bigagusunikira kuzabaho ubuzima bwawe mu busaza bwawe bwiza. Dore yuko buriya abantu benshi niyo dukora, niyo tuvunika, ikintu kenshi na kenshi tuba duharanira ni ukugira ngo nidusaza tutazandavura. Iyo umaze kugira intege nkeya ni hahandi usanga niba warahisemo abantu babi, nk'urugero ugasanga bakurije amafaranga cyangwa bakoze ibindi bintu bibi, ukisanga mu buzima bukakaye nawe ubwawe udashobora kwikuramo. Niyo mpamvu ugomba kwitondera, ngiye kukubwira ibintu abantu kwiye kugerageza kugira kubana nabo, kuko abo bantu ni abantu b'umumaro. Dore umuntu wa mbere buriya uzajya uhitamo wa muntu ukubwiza ukuri, kuko buriya hari umuntu usanga akubwira utuntu twiza tugambo turyohereye akabarura ntakubwiza ukuri, buriya rwose ntaba gukunda. Umuntu ugukunda ni wa muntu ukubwiza ukuri, waba uri mu mafuti cyangwa uri yego wakora neza akabikubwira, ariko waba uri no mu mafuta akabikubwira. Dore yuko buriya umuntu ukubwira amafuti yawe ni wa muntu utabufite ikintu agukurikiyeho, ni wa muntu utabufite itekiti, kuko buriya umuntu ufite ikintu agukurikiyeho abashaka ababizi neza yuko ubusha muntu ikiremwa muntu gishaka kumva utuntu ibintu byiza gusa kuri bo. Rero niyo mpamvu abakugezaho utuntu twiza gusa, kubwira ibintu byiza, apana kukubwira ibintu bibi waba wakosheje ntabikubwira. Rero abandi bantu ukwiye kwiyegereza wa muntu ubona afite intumbero, atari wa muntu ukunda kwicara, wa muntu ukora agashugurika ahantu hose, mbega amafaranga akaba ayahigaho kugira ngo amisangira ahari. Aba rero baba ari abantu bakenya cyane ku isi bateye uku nguku, wa muntu ku buryo ushobora gusanga nimba inzira imwe yanze atariyo kamara, ahubwo yahita ashakira ku bindi. Impamvu mbivuze uku nguku ni uko hari abantu usanga hari nk'ahantu hamwe yakuraga amafaranga hahita hakansuringo, hahita havaho, ugasanga ariyahuye bitewe nuko asanzwe ari umunebwe. Ushobora kuba uri umunebwe, abantu bose ntabwo dufite imbaraga zo kugenda ngo duterure, kandi buriya ntabwo abantu bose bazatungwa n'ikintu kimwe, ariko ushobora kuba udafite imbaraga zo gukora, ukaba ufite n'imbaraga zo mu bitekerezo, ukaba utekereza byimbitse cyane uburyo wakinjizamo amafaranga utari wa muntu utekereza hafi. Rero abandi bantu ukwiye kwiyegereza nimba ushaka kuzabaho ubuzima bwiza ugasaza neza, ukwiye kwiyegereza ba bantu ubona yuko bafite intumbero yo gukora, atari ba bantu usanga bageze wenda ngo ubuzima bwabo bwose babumara mu mashow yo guhura n'abakobwa bakiganirira, yo guhura n'abakobwa bakanezerwa, mbega we akumva ko ubuzima bwe bushingiye kuri ibyo ngibyo. Abo bantu ukwiye kubirinda bitewe nuko uyisanga n'ubundi amafaranga wakoreye uyakonsoma aho kugira ngo bagufashe ku buryo wakinjiza. Niyo mpamvu ugomba buri inshuti zawe akenshi na kenshi mbona mbibabwira nizo zigena ejo hazaza hawe. Mu gihe uhisemo inshuti mbi nta kabuza, nk'urugero nimba uhisemo abanebwe bakunda kwihorera mu mashow, bazajya bahora baguhamagara ati hano habaye ikipati n'iyi kandi dukeneye ko dukoteza aya mafaranga, wazanye tukungikanya kugira ngo dukore iyo show. Niyo mpamvu yego ibyo ngibyo nabyo biba bikenewe, ariko after working, after finish your jobs, wijije amafaranga ndetse ugakonsoma n'amafaranga atarutaye wijije. Dore yuko nabikubwiye buriya uko tuvunika tuba tuvunikira ejo hazaza hacu. Rero mu gihe uri kuvunika uvunikira ubu ngubu, nta kabuza ejo hazaza azasanga nta amafaranga yose warayakoresheje, ubundi utangire ube wa muntu genda kica ngo yego ubu ngubu wakoraga wenda muri leta, tuvuga wakoraga muri leta uhembwa miliyoni 2, ariko zose ukahita uzikonsoma. Cyagiye nikigera yego we nugira ibyago ugasanga barakwirukanye, nta nanuza nta pension baguha, uzasanga noneho urimo uragenda ugasabiriza ku muhanda. Hari abantu benshi wasangaga bahembwa miliyoni, cyangwa ari abacuruzi bakomeye bitewe nuko batari bazi ubwo buryo bwo gusevinga, uburyo bwo kwirinda gukonsoma amafaranga. Rero cyangwa bari bafite inshuti mbi zikabacucura zikabamaraho utuntu twabo twose, cyangwa ugasanga
nabo ubwabo ntibashobotse, ni ba bantu bikundira kuryoshya, ni ba bantu bumva yuko agafaranga kadakwiye kubararaho, agafaranga gakwiye kurara mu mifuka y'abandi mu gihe bagakoreye. Niyo mpamvu rero ugomba kwitonda. Dore nico tugomba guhitamo. Niba ushaka kuzagera kure, ugomba guhitamo. Niba wenda ugiye guhitamo umukunzi, ugomba guhitamo wa mukunzi ubona ko nta kintu agukurikiye. Ibi ntabwo byoroshye kubimenya bitewe nuko mwese muba mufite amacengu. Buriya nta bantu batagira, nta muntu benshi baba bafitanye, abakunzi benshi cyane baba bafitanye amacengu. Umwe aba afite icyo akurikiyeho n'undi afite icyo amukurikiyeho. Atazagira umuntu ukubeshya ngo hari umuntu wagukunze nta kintu agukurikiyeho. Bera ego ntibibaho, ariko ubwo ugomba gukunda wenda wa muntu wagukurikiye wenda ubwiza, imico yawe myiza, ubwiza bwawe ariko atari wa muntu wagukurikiye amafaranga. Ariko buriya ntazagira umuntu ukubeshya ngo yagukunze nta kintu agukurikiyeho. Buriya ashobora kuba yaragukunze agukurikiyeho imico myiza, ashobora kuba yaragukunze agukurikiyeho physical appearance ariyo yamukuruye, ashobora kuba yaragukunze bitewe wenda n'uburyo ukora, n'uburyo yabonye uri umunyamuhati. Niyo mpamvu ugomba guhitamo abantu byibuze bagukundiye ibi ngibi, wagukundiye wenda wagukundiye imico yawe na physical appearance, ariko atari wa muntu nanone ubona hari abantu usanga nanone akabona physical appearance gusa akaba ari yakurikira ntakurikira imico. Icyo gihe iyo mubanye nta kabuza usanga urukundo rwanyu rwirwamo udututsi bitewe nuko umwe ntashobora kwihanganira imico y'undi. Rero ugomba kubana na wa muntu uzi imico yawe, ukwihanganira, ucisha bugufi, atari wa muntu ufunga mu mutwe. Buriya iyo bibaye byiza, nimba uzi neza kuri wa muntu ujya hejuru, ugomba gushaka wa muntu ucisha bugufi, atari wa muntu ufunga mu mutwe akumva yuko ibibazo byose nimba uzamutse nawe azamuka. Ibyo ntabwo biba ari sawa. Nimba uri wa muntu ucisha bugufi, buriya umuntu ucisha bugufi kugira ngo azabane n'umuntu nanone wicisha bugufi, bose bagiye kugira hasi biba bigoranye, biba bisaba umwe azamuke undi amanuke. Niko biba bimeze. Dore rero abandi bantu ugomba guhitamo niba ushaka kuzagira ubuzima bwiza, ugomba guhitamo wa muntu ubona yuko ari wa muntu uhitamo ibyemezo bye kandi akabihagararaho. Hari abantu usanga atari wa muntu udashobora kwifatira ibyemezo, akantu kose kabaye niyo kaba koroshye nawe ubwe yagakemura, ugasanga agiye kubaza abandi. Icyo gihe rwose uwo muntu nta kintu yakugezaho, ahubwo usanga nawe noneho ubukurikiyeho usanga nawe ubwawe utagishobora kwifatira ibyemezo. Niyo mpamvu mba mbikubwira, ubuzima uzabamo ubuzima bwawe kubwubaka bizashingira ku nshuti zawe. Niba ari inshuti zifite ejo hazaza hazima, nawe nta kabuza uzagira ejo hazaza hazima. Reka nguhe urugero, uzabicunge. Burya abantu umusinzi agira inshuti z'abasinzi. Urebye connection abafitanye nabo abaziranye n'abasinzi gusa benshi, connection y'abahura cyane, yabo bahura cyane. Umuntu ukunda kujya mu ndaya cyane, iyo agize connection ye inyuza ni indaya gusa. Indaya n'abantu, abahungu, abagabo bakunda kujya mu ndaya nibo baba baziranye cyane, cyangwa n'izo ndaya ajyamo nibo baba baziranye. Noneho wa muntu ukunda gukora cyane, connection ye ibigize uyu yampaye akazi, uyu nguyu wenda uyu nguyu nawe ari kumbwira gutyo, iyi ni inshuti yanjye ikora hanaha. Usanga connection ye ari ba bantu bafite future. Cyangwa nk'urugero umuntu sinateri usanga nawe connection ari umuntu ukomeye gutyo. Connection bundi inshuti zawe nizo zigena ejo hazaza. Mu gihe ufite inshuti zitazi gukora, inshuti zidafite intumbero, nta kabuza nawe uzisanga ariko umeze. Kandi umukunzi wawe Meteo byambabaza, byandakaza, byantera agahinda kubona ibi bintu bikubayeho. Dore yuko barakoze izi video kugira ngo nuyumva, kugira ngo nubona ino video uhita ufata icyemezo. Nimba ufite inshuti ziteye uko nguko, uhita uzihungira kure, ubundi utangire nawe wifatira imyanzuro ikwiye kandi ikomeye. Dore yuko ibi ngibi bizagufasha kugera kure cyane, kandi aribyo nanjye nshaka. Wakoze cyane je wumvaga ndi Meteo, ubu nyamakuru bagezaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye bizajya bibafasha mu buzima bwanyu. Dore yuko ari byo twiyemeje. Buriya ikintu kicishimisha ni ukubona kugiriye inama ukazikurikiza ndetse zikakugirira umumaro. Nibyo bintu binezeza. Dore yuko abantu benshi cyane bakunda kujya muri comment bakandika ati rwose inama watugiriye zaradufashije, wenda twabonye amafaranga cyangwa
ingo zacu zisigaye zikomeye bitewe n'inama twakuye ahangaha. Ibyo nibyo bintu mbashaka rero. Wakoze cyane we wafashe umwanya ukumva video ukaba ugeze ku iherezo ryayo. Murumva ntabwo meze neza, mfite akabazo ka giripe, ariko n'ubundi ndagomeza mbahe video nk'uko bisanzwe, nta kintu kiri buhindukeho. Wakoze cyane we wafashe umwanya ukumva video. Tubane muri video yindi ugiye kwita ngo ni video aka kanya, kugira ngo byende bategura utuntu twinshi cyane, ubundi namwe tubafashe. Buriya ngewe ndashaka yuko tuzajya tubana gatanu ku kandi. Asante sana, tuko pamoja. Imana ibahe umugisha.